twongeye kubasuhuza abakunzi ba Mpumuriza TV, tubashimiye uburyo mudukunda, uburyo mudukurikirana. Tugarutse kandi nanone mu kiganiro cyiza ihumure ku mutima wawe. Igikomere uragifite, umutima wawe urarushye, urumva uremerewe bitewe n'ibyo unyuramo biruhije umutima, bibabaje muri uru rugendo. Ariko ndagira nkubwire yuko tukuzaniye ikindi kiganiro kiguhumuriza umutima. Imana iracyagufite, Imana iracyakuzi, Imana iracyagukunda, nubwo ubona bigoye ariko Imana igufite ku mutima. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, araje akubwira iki Imana yamushyize ku mutima. Birashoboka yuko waba waranyuze mu nzira iruhije nk'iyo yanyuzemo, ariko Imana nk'uko yamutabaye, Imana nk'uko yamwumvishe nawe yakumva. Rero nyemerera ube hafi, hanyuma wumve icyo Imana igushakaho n'icyo Imana ikubwira muri uyu mugoroba. Tujye kwakira umukozi w'Imana atwibwira, anatuganiriza. Ni karibu. Mwanya no wanyu, mwaganiriza ababakurikiye, mufite ubuhamya bwiza, ubuhamya bw'ibyo Imana yabakoreye. Uyu munsi hari umuntu wakumva ibyo Imana yabakoreye nawe akumva ko Imana izamutabara. Tubahaye ikaze, mwanya usigaye n'uwanyu. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, Mwana ntama w'Imana, ndagushimira, ndaguhimbaje kuko wera kandi ukiranuka mu nzira zawe zose. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Aka kanya ngiye kuvuga ineza yawe n'urukundo, ngiye kuvuga ko uri Jehova Rafa, uri Imana ikiza. Ugira amazina menshi cyane, ariko aka kanya nkundira mvuge uburyo ukiza, uburyo ushobora byose, kandi nta kibasha kurwanya imigambi yawe yose Mana. Ndatuje rero, sengeye imitima y'abantu bazadutega amatwi, batwumva, badutegereye. Mana ubarebe, wumve gusenga kw'imitima yabo. Kandi Mana, nzi neza yuko wowe ujya ureba umubabaro w'umuntu. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo imibabaro yacu yose ni kuyizi, ukandi ujya uhindura imibabaro kugira ngo tunezeze. Mana yacu, Mana nkuru, aka kanya ndasenze kugira ngo uzumva iki kiganiro wese azahumurizwe, uzumva iki kiganiro azakugarurira icyizere, yizere kuri Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Uzumva iki kiganiro azumva umutima we utekanye kandi agutegereze yihanganye. Urakoze Mana kubyumvise, kandi urakoze kuko ari birenze ibyo dutekereza. Aka kanya ibyo ushima n'ibyo ushaka aba ari byo biba, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Mwanya no wanyu. Nitwa Yvette nyina w'umuntu, ndi umubyeyi Yesu yagiriye neza, ndubatse, mfite umutware n'abana 5. Uyu munsi rero ndashaka kubaganiriza, kubaha ubuhamya, kugira ngo mbakomeze, kugira ngo mbahumurize ko Imana yacu iracyakora, ntabwo ukuboko kwayo kwaheze ngo kunanirwe gukora. N'uyu munsi amatwi yayo ategereye twebwe abayitakira ku manywa na nijoro. Ni Imana itaruha kugira ngo itwumve, ni Imana iduhora hafi, ni Imana itwitaho. Kabone nubwo wabona yaratinze, ariko burya hari igihe itinda irimo gukemura cya kibazo cyawe wayeretse. Ni Imana rero ni umubyeyi wita ku bana be kandi uzi kubahiriza inshingano ze. Izina ry'Imana nirishimwe. Hanyuma rero turifashisha amagambo yamfashije nanjye muri urwo rugendo. Ngira ubuhamya bwinshi cyane butandukanye, buri mu byiciro bitandukanye, ariko uyu munsi ndashaka kubabwira kuri Jehova Rafa, Imana ikiza. Dusome Abefeso 3:3-20. Haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Hari n'irindi jambo ryamfashije. Burya buri wese mu kigeragezo agira ijambo rimwongeramo imbaraga, agira ijambo rimufasha. Wajya kumva ugiye nko gutentebukirwa, iryo jambo rikakugarura mu murongo, ukumva ufite ibyiringiro bya none n'ibyejo hazaza. Hari irindi rero ryagiye rinsindagiza
byo muri Yobu 42 umurongo wa 2 haravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Ntabwo ngiye kubwiriza ubutumwa bwiza, ni amagambo nababwiraga yamfashije muri uru rugendo kugira ngo nawe ijambo aho kugira ngo wiheranwe n'agahinda, aho kugira ngo uheranwe n'umubabaro, ujye ugira ijambo rigufasha. Ijambo ry'Imana ritandukanye n'amagambo y'abantu. Amagambo y'abantu ajya aba mu rucantege, nta butabazi abamo, ariko ijambo ry'Imana rigira ubutabazi. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndakubwira nseka, ndakubwira nishimye, ndakubwira mpumurijwe, ariko hari igihe cyageze nkumva ntari kubona ubutabazi hafi yanjye, ariko iri jambo ry'Imana ryanyiringizaga ko igihe kimwe nzatabarwa. Izina ry'Imana nirishimwe. Ngiye kubaha rero ubuhamya muri abo bana 5 nababwiye. Umwana wa 4 namubyaye Imana yavuze. Abakristo dusenga Imana ivuga. Imana ntabwo yabaraguhaye umunwa ngo yo inanirwe kuvuga. Imana ntabwo yarakuremanya amaso ngo yibita yafite, kuko Bibiliya ivuga ko twari mu ishusho yayo. Izina ry'Imana nirishimwe. Nuko rero igihe kiragera, irambwira ngo ngiye kuguha umwana w'umuhungu. Nyamara ntabwo ari we nari ngiye gusaba, nari nifite ibibazo byanjye bisanzwe, njya gusenga nyine nkuko abakristo dusenga. Senze rero irambwira ngo umwana wanjye itegure ngiye kuguha umwana w'igitangaza, ngo kandi umwana w'umuhungu. Mu by'ukuri nari sanzwe mfite abana, mfite umukobwa, mfite n'abahungu 2. Numvaga kuba yongeyeho ijambo ngo igitangaza, numva nditekerejeho, ariko ntabwo naritinzeho cyane. Ndavuga ngo buriya ngiye kongera kubyara nkuko ibimbwiye, kuko niyitanga kubyara. Imana ishimwe. Noneho rero ibibazo byanjye nari njyanye gusengera, nta mvuga ngo Mana umpaye umwana, ariko nabiriya bibazo nubwo utabivuzeho nizere kuzabikemura. Ndatashye ngeze mu rugo rero igihe cyaje kugera, nsaminda y'umwana w'umuhungu, ndatwita nkuko gutwita nyine abadamu batwita. Igihe kiragera rero nza kubyara umwana w'umuhungu mu bitaro by'i Kanombe. Byara ari umwana utaruzuza amezi 9, kubera ko ngo baje gusanga bankoreye ecography ya nyuma, basanga umwana ngo ameze nk'uwa ruhamye, reka mbivuge gutyo mu mvugo yabo bakoresheje, kuko umwana yari yaramize amazi yo mu nda, inda ibyimbye. Biba ngombwa rero ko bamukuramo kugira ngo bamutabare, nanjye bantabare, badusove twembi. Igihe cyarageze rero ndabyara par césarienne, nabo 3 bandene n'ababyeyi bambaze. Noneho umwana avuka abyimbye inda, bajya kurwana no kumufasha kugira ngo ibyo yamize bisohoke. Noneho umwana ntiyarira, umwana aravutse ntiyarira, kandi impinja zose zivutse zirarira. Ko batararize nabyo byabaye ikibazo. Igihe bajya kurwana no kuvanamo ibyo bintu biri mu nda ye, byamaze umwanya, kera kabaye umwana ararira, ariko akarira akajwi gato cyane. Ako kanya ntago wahitaga ubona ikibazo afite. Baramumpaye nyine, bamushyira mu gituza cyanjye. Umwana dutegereza ko wenda akanguka kugira ngo abashe gufata ibere, bikanga. Tumara iminsi 2 mu bitaro. Umwana gufata ibere ngo akurure yonke, kuko ni sinye nziza cyane ku bantu babyaye. Isinye nziza cyane iyo umwana umubyaye ntakurura ibere, umunsi wa mbere ugashira wa 2 aba ari ikibazo mu by'ukuri. Igihe cyarageze rero turataha. Karakana gato cyane, gato kavukanye amagarama ibiro 2 n'amagarama 500. Mu by'ukuri ntacyo atwaye, ariko kuko yavukanye ikibazo tutahize tubona ku kanya, agenda agasubira inyuma, ibiro bye bisubira inyuma. Twaratashye rero tugeze mu rugo, umwana akajya nyine iyo nkabigoranye, bikwenda kumukangura, hasa nkaho mukamira mu kanwa, atabasha gukurura neza. Igihe cyaje kugera nyuma y'amezi 2 nibwo byaje kugaragara ko umwana afite ikibazo koko. Umwana ntiyabujaga, ntiyazamuraga utuguru, ntiyazamuraga amaboko. Aho umusize position umusizemo akaba ari umusanze, niba umuryamishije urubavu akaguma atyo. Kandi mu by'ukuri muzi ko impinja z'abana b'abahungu akenshi zirakubagana. Were ntigeze akubagana. Mujyanye kuri vaccine ku rukingo rw'amezi 2 n'igice, umuinfirmiere wamupimaga arambwira ati se mada, uyu mwana wabonye ko afite ikibazo? Ndambwira nti nanjye narabibonye, ariko sinamenya ngo ni iki, nkagira ngo n'ubwitonzi bw'abana. Arambwira ati ntago ari ubwitonzi, uzamujyane kwa muganga urebe bakubwira icyari icyo. Niba ari muzima utegereze, ariko niba atari muzima barebe icyo bagufasha. Naje kujya CHK mbere ku mwana, baramukonsulta nyine barareba, bamukorera ama examen yose. Dr wamupimye ni
pediatre waho arambwira ati reka nkohereze kwa umudokiteri undi yitwa Mutesa, ati uyu mwana afite ibibazo by'amakromozome, abari bubyumve bizi ikiganga barahita babyumva cyane, atafite ashobora kuba afite ikibazo cy'amakromozome, tumushyire Dr. Mutesa turebe. Baranyandikiye nyine ngenda kwa Mutesa kumureba, baramupima, bakora ama examen yose, bakora examen karyotype, bakora ama examen menshi no kuba umutima baranyoherezayo kumbuza ukurikiyeho njya ku muganga w'umutima nawe aramupima, umwana babura icyo arwaye ariko mu by'ukuri bigaragara ko afite ikibazo. Examen yaje kuboneka nyuma y'amezi 2, iyo examen karyotype, muganga arambwira ati rero ikigaragara uyu mwana afite ikibazo ariko ntabwo turi kubona ngo ni ikihe kibazo afite, ariko reka mwandikire kine, utangire kine bamufashe barebe ko wenda yazagira imbaraga. Nta mbaraga yari afite mu maboko, nta ijosi ryagwaga imbere rikagwa inyuma rikagwa ku mpande, donc ryagwagaho rishatse. Kwari uguterura umwana w'amezi, urumva yaramaze kugira amezi 4 n'igice, kwari uguterura nta kunyeganyega. Twinjiye CHK nanone muri kine, bamukorera kine amezi menshi pe, amezi menshi ashoboka, kugeza igihe abaganga bambwiye bati rero urabona ko ntacyo tutakoze, twaramukoreye kine, babanje kine respiratoire kuko hari ibintu yari yaramize bitashizemo neza, basa nk'ababimurukisha, nabwo ntibyashiramo neza, ariko nkajya nsubirayo bakomeza kumufasha kugira ngo abashe guhumeka. Yahumekaga nabi, yanonka n'utugeze mu nda akaruka. Hanyuma rero bamukorera kine igihe kitari gito, kinini cyane rwose, n'abandi babyeyi babaga bahari bazanye abana babo bameze nkawe. Umwana baramuvura biranga, kugeza igihe umuganga ambwiye ati rero twebwe ntacyo tutakoze, none mujyane Gatagara mu bamugaye. None hambwiye ngo mujyane Gatagara mu bamugaye, namwe nse nta handi hantu namujyana, ati nta handi hantu wamujyana, mujyane Gatagara mu bamugaye, cyakora baza gukorera agatebe azicaramo, urabona urarushye kuko nene nararushye, gora nteruye amaboko, urumva guterura ijosi, gaterura igihimba cyo hasi, amaguru yagendaga nagana, byabaga biruhije mu by'ukuri. Mbese n'uwagufasha ntiyagufasha umusaraba byiteka. Umwana yujuje umwaka ari uko akimeze, umwana ntigeze yicara, umwana ntigeze yihindukiza mu buriri, umwana mbese position yamusigagamo niba musangagamo kugira ngo mwonse nari naraguze agasego gafata ijosi kugira ngo mwonse mbashe kukamuryamishaho hano kugira ngo ijosi ridatakara, nkamwonsa nanjye numva bingoye. Noneho no kumwoza mu ibase ntiyicaragamo, urumva ko ari guhanagura umwaka wose aticara atanyeganyega, mbese kandi noneho ibiro birushaho kuba bike. Reba umwana w'umwaka udafite n'ibiro 6, yari karakana gato cyane, ariko kubera ko kuntu ameze umutwe ari munini byari ibibazo bikomeye cyane. Ariko nkajya numva mfite Imana icyizere, haleluya, amen. Nkajya numva mfite Imana icyizere, havuga ngo Mana wambwiye ko uyu mwana ari igitangaza rero ntago kimera ry'icya, nzi neza ko ari igihe kimwe uzamukiza. Noneho abaganga bambwiye ngo ni mutahane ngo nzamujyane Gatagara. Ndyamye nijoro nibuka sene yose y'ukuntu nagiye gusenga aho nagiye gusengera, Imana imbwira ko impaye igitangaza cy'umwana, numva mwuka bararanyongoreye ngo se wamujyana aho hantu Imana yavuganiye nanjye. Imana ishimwe. Umwana bwarakeye mpamagara umudamu wajyaga mperekeza CHK, ndamubwira nti ndashaka kujyana uyu mwana aho Imana yambwiriye ko impaye igitangaza. Uwo mudamu rero akunda kurira cyane, n'icyo gihe CHK badusezera yararize, ndamubwira nti wirira nta mpamvu yo gusuka amarira yawe habonetse hose, haraho turirira, ntago umuntu akwiye kuririra habonye, amarira yawe jya uyabika, haleluya, jya uyabika ugende uyasuka imbere ya Kristo. Umuririmbyi yaririmbye ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ngo arakunda afasha abashavuye. Imana yacu nishimye, wipfa kurira uko ubonye ngo abantu bagufate uko babonye baguhindura umusazi. Iyo umuntu ibibazo byamurenze ari yagenda yivugana mu muhanda, ariko mwene data nshuti yanjye ntukajye uvuga mu muhanda ngo ugende burese gufateho ijambo, nutakagize nutafite ku Mariya akaba yakuvuga. Nta mpamvu yo kuba igitaramo mu bantu, amarira yawe yarundanye yajyane kuri Yesu, ujye uyamusuka imbere, niwire yajisa bikagira umumaro. Imana ishimwe. Ndamubwira nti wirira, hari ahantu ushaka ko tuzajya kuyaririra hatari hano, ari hanagura twari CHK, kandi koko nanjye numvaga navuza induru mu by'ukuri, numvaga ikintu kimbwira mu mutima ngo vuza induru. Ibaze kugira ngo muganga akubwira ati
twaragerageje none biranze nkareba ukuntu bimeze kandi nanjye ndwara umugongo nari maze igihe nari narakoze impanuka nabwo n'ubundi buhamya ntavuga aka kanya ngo bube bwarangira umva rero gutera ababizi dukorana umurimo w'Imana muri College Jehovah Jireh barabizi uburyo uwo mwana yari ameze uburyo najyaga ndirimba bikananira ndwaye umugongo noneho kumva ko noneho nabyaye n'umwana umeze uryo umuntu wese yarambonaga kumva angiriye impuhwe akumva mbese nta kindi nyine yamfasha uretse kunsengera twaragiye rero bukeye bwaho tujya aho hantu nasengeye ngenda mfite umubabaro mwinshi ariko ndavuga ngo Yesu nibura hano ni njyewe nawe ndaje twihererane muri ibyo ravuga ngo muze mwenyine twihererane munsanga ahantu hatari abantu ngo dore imiriho irabarembeje ngo urusakurura ngo imiriho irabaruhije ngo urusakurura barembeje ndaza mushyira hasi murambika aho ngaho hari umukozi w'Imana twasenganaga amubonye kuko yarukaga yumva ngo narabyaye ariko ntabwo yarazibona abyaye uko bimeze amubonye nawe abantu bari turi kumwe baje gusenga baravuga bati ibi byifuzo byacu tubiranditse hasi turabiretse tugiye gufasha umubyeyi kurerera Imana abantu b'Imana baracyariho ntabwo barapfira gushira basenga badafite ikintu na kimwe bitayeho ari ukugufasha umutwaro gusa nta biguzi hari abantu Imana yisigarije barangije baramfasha umudamu umwe yuzura umwuka baraterura uwo mwana noneho hari ahantu hameze ukuntu ndavuga nti noneho baratembagarana ariko kubwo gusenga Imana bwo kwinginga Imana Yesu nari nkivuga narisigaye nsenga nka Hana amarira gusa niyo ntangaga imbere ntakibasha kubumbura akanwa ngo mvuge ariko iri jambo nabasomeye ngo nukibasha gukora bita cyane ibyo dusaba nibyo twibwira nuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo nkajya numva niryo riri umutima wanjye niryo riri umutima wanjye ukurivuga nkavuga ngo Uwiteka nukubasha gukora bita cyane nkajya numva ririmo riragenda rigaruka mu mutima wanjye irindi nkumva ngo nzi yuko ushobora byose nkahita nca akarongo ngo byose ndavuga nti muri byose harimo no gukira ku mwana wanjye haleluya muri byose harimo icyifuzo cyawe ngewe ndavuga uwo mwana wavukanye ubumuga ariko muri byose harimo n'icyo cyifuzo nawe ufite umaranye imyaka rimwe na rimwe harimo abantu babarira Imana kuvuga ngo Mana turakubabariye ngo dore imyaka ishize ari imyaniko ngo oya ntabwo imyaka ishize ari imyandiko nshuti yanjye ndavugana na buri wese ufite ikibazo waba warabuze urubyaro waba wararwaye indwara imaze imyaka myinshi Yesu arashoboye ntabwo wamara imyaka iruta iyo Sara yamaze ategereje ntabwo kandi Sara ngo byari byararangiye abantu baracimura ngo katakibyaye ariko Imana yamuhaye urubyaro haleluya ntabwo warwara ngo urwara imyaka iruta iyo wa muntu warwaye imyaka 38 ngo Yesu yiyumvamo kunyura Bethesda haleluya ngo anyuze aho ngaho ngo aramubwira ati urifuza kunkumarira iki ati ndifuza gukira ati buri wese nabuze umuntu njugunyamo Yesu akeneye kumubwira ibiri ku mutima wawe amen n'uyu munsi yakwiyumvamo kunyura iwawe Imana ishimwe n'uyu munsi yakwiyumvamo kunyura iwawe kandi akaza akagukiza uburwayi cyangwa akagukiriza urwaje Imana ishimwe cyane n'ibindi ibyo nibyo mbashije kuvuga ariko ibibazo ni byinshi cyane abantu bahura nabyo n'iryo deni ryakuruhije urumva ufite ubwoba bwa banki ko ndigiye kugutereza cyamunara n'ibindi ariko noneho reka tugaruke ku Mana ikiza Imana ishimwe haleluya rero muri uko gusenga numva ndi gusenga nka Hana ngo byari byamurenza asenga abomboranye iminwa ngo ndetse n'umutambyi ngo amwibeshya avuga ati ashobora kuba yasinze ngo uzageza aho isindwe ryawe atumuja wawe ndi gusuka amaganya yanjye imbere y'Uwiteka amen amaganya yacu tuyasuka imbere y'Uwiteka muri uko gusenga nkumirije ariko nsuka amaganya hanjye imbere y'Imana umukozi w'Imana yuzura umwuka wera arahanura Imana iravuga nshuti zanjye Imana iravuga nkwifurije guhura n'Imana ivuga Imana ishimwe Imana iravuga irirahirira ambwira ngo naguhaye umwana w'igitangaza ngo kandi koko ngo yazankorera ngo azamvugira mu Rwanda no hanze yarwo Imana ishimwe ndavuga nti Imana ubwo uvuze ko azakuvugira mu Rwanda no hanze yarwo ntabwo azakuvugira ameza atya uriramukije nkibivuga mu mutima irambwira ngo ndamukijije bidasubirwaho ngo kandi ngo nzamukizanira utoni ruto ngo kandi nzahera ku gikomeye Imana ishimwe irambwira ngo mu rubyaro rwawe ngo nta mwana ngo ufite gutuzuye ubwenge ngo ubwenge bwe ni buzima haleluya ngo ubwenge bwe ni buzima ngo ubwenge bwe gazagira ubwenge ngo burutu bwabona byaye Imana ishimwe ubwabakuru numva ngize ibyiringiro Imana irambwira ngo aziga
ngo amashuri abanza n'ayisumbuye ngo na za kaminuza ngo aziga mu Rwanda no hanze yarwo. Mu mpera Imana icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Umwana rero naramanutse nyine, iyo umuntu avuganye n'Imana wowe uhita wishyiramo ko nyine bikoze, ariko mu buryo bw'umwuka, mu by'ukuri mu isi y'umwuka ibi bikoze. Naratashye rero numva mfite morale, numva nishimiye ko mvuganye na data. Naha rero numva niringiye ko umwana ndi bugere mu rugo nkabona ibidasanzwe, ariko twageze mu rugo umwana arakomeza amera uko yari ameze. Umwaka urashira nanone, umwaka n'igice arakomeza amera uko yameze, ariko nkomeza kugira ibyiringiro. Imana ishimwe, ndaguhumurije inshuti yanjye, nkomeza kugira ibyiringiro ndavuga ngo iyavuganye nanjye bitari rimwe bitari kabiri, izagera igihe igitondo kimwe inyitamururire. Imana ishimwe. Igihe rero cyarageze, Covid ibura nk'iminsi, mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2020, nanone nta handi nari nkimujyana, namuhozaga mu rugo nkamusohora iwanjye ngiye gusenga gusa, nkamujyana mu masengesho, bwira Imana ngo ntabwo nzongera kujya gusenga musize, nzajya mukuzanira aho ngiye. Rero rimwe hari bene data b'inshuti zanjye, nibabona ikiganiro bazahita babyibuka, barampamagara bati ngwino twongere dusenga Imana. Fata wa mwana, umva kumujyana byari ibibazo. Noneho tumugejeje aho dusenze, Imana irambwira ngo hari mu kwezi kwa kabiri mwaka wa 2020 itariki 15, irambwira ngo mu kwezi gutaha ngo nk'iki gihe ngo hazatera icyorezo, ngo giye gutera icyorezo kizaheza abantu mu nzu. Imana iravuga ngicyo cyorezo nikiba ngo uzaba uri mu bitaro n'uyu mwana, ukandi umunsi uzaba uri mu bitaro ngo niho nzakubwirira indwara yararwaye, ukandi nzaba nyimukijije burundu. Haleluya, ngo nzaba nyimukijije burundu. Imana yacu izi byose, izi byo yibwira kutugira ni byiza si bibi, ngo kugira ngo iture mu mutima byo tuzabona hanyuma. Imana ishimwe. Rero mu kwezi kwa gatatu kwarageze kuri 14 niba ntibeshye, muri iyo matariki abana bose barataha bava mu masegonderi. Nuko bwarakeye mu gitondo umwana abyuka yarembye, bitambwira umwana mukuru ngo amperekeze tujye kwa muganga. Twinjiye rero twahise tujya Senja, twinjira ibitaro gutyo. Covid niho yadusanze, noneho umwana ararwara araremba, noneho bikomeye. Yajyaga gahora arira, ukabona hari ahantu ababara, ukabona hari ahantu mbese hari ahantu hamubabaza ukuntu, kuko atavugaga ntiwari kumenya ngo araribwa hehe. Rero turi mu bitaro nibwo baje kubona ko afite amazi yagiye mu gihaha cy'ibumoso, bagerageza kumuvura. Noneho nyuma yo kumuvura rero baza no gukomeza kumukorera amakine. Ndyamye nibwo Imana yaje kunsura, inyereka marayika aje kumuvura. Marayika aramuvura pe, marayika aramuvura, mbona umwana arahagutse agenda mu nzozi. Imana igisura mu nzozi, mbona marayika aransuye mu nzozi, mbona umwana aragiye ngo ndikanga ngo mvuze induru, kubera ko nari mubonye ngo ansanga hondi agenda n'amaguru ye. Bwarakeye rero mu gitondo abaganga batangira bamuhindurira imiti bamuteraga, baramutera. Twamaze mu bitaro ibyumweru 2. Twavuye mu bitaro rero tugera mu rugo nabwo kimeze kwa kundi nyine, ariko barambwira bati imiti tumuteye igira ama effet secondaire, zamukuraho imisatsi ntuzagire ikibazo, amenyo yashobora gushirira akajya amera nabi ntuzagire ikibazo, ariko umwana azakira mucyure mu rugo. Ndamucyura kimeze kwa kundi nyine. Noneho nyuma y'amezi 2 guma mu rugo, abantu nyine bari bakiri mu ngo. Nicyo gihe wa mwaka wose abana bamaze mu ngo baravuye ku mashuri, umwana ndi kumugaburira. Nyuma y'amezi 2 ndi kumugaburira nicaye mu rugo, namugaburiraga nyine ameze nk'undyamye ku maboko. Ngiye kumva numva, ntabwo nzi ko nabibasobanurira, ngiye kumva numva ingingo ze zirakocagurika. Ingingo ze zirakocagurika, se nababwira ngo sinzi ko icyo gitangaza cyarandenze. Ingingo ze ziravuga, zirakomanga. Uri murabyumva? Ndimo ndabyumva. Numva ingingo zirakocaguritse, mitanshira hasa gasane namugaburiragamo, ndikanga si umwana baye iki. Numva ingingo zo mu ntugu zirakocaguritse, za hano zirakocaguritse. Ntabwo yariraga mu magufa atari kurira. Numva no mu maboko ibintu birakocaguritse, numva mu maguru birakocaguritse no hasi. Ahita yeguka, atababaye ngo arire. None icyambabaje nuko nabibonye ndi ngenyine, ndasakuza mvuza induru, abana bari mu nzu yo hanze.
hari n'umubyeyi twabanaga yaje kwitahira, umubyeyi twabanaga mu rugo, umukecuru, mpita nterura wa mwana ndiruka ndababwira nti nimuze murebe wa mwana kuko yamvuye ku bibero aragenda akora ku meza. Nawe unyumvira icyo kintu. Aragenda n'amaguru amva ku bibero yicara neza yemye umugongo utagwa, amvaho aragenda n'amaguru yaragenda akora ku meza. Naramuteruye ndiruka nkavuza induru ndavuga nti mu ntabare murebe ntibebe aragenze. Uwo mwana yitwa Ganza niyo ngabo Raidon. Umwana aragenze ntimuze murebe, barambwira bati musubize hasi turebe. Musubize hasi ahita ashaka kugwa nkuko yari asanzwe, arongera asubira uko yari ameze. Numva ndababaye, numva ncitse intege ndavuga nti nose biba binyerekeraga iki. Ubu siko nari mbonye akize ntibigeze gute. Umwana yari yarujije imyaka 2 irengaho amezi. Ubu siko kibi nibiki ubu aba abantu baragira ngo ndabeshye. Umukecuru arambwira ati rega azagenda, ati humura azagenda. Yagajaga ambwira ngo Imana ntihemuka, ngo Imana ntihemuka, ngo hari igihe azagenda. Ndatuza nyine ndavuga nti ntacyo, ngiye Imana sinyanyitakariza icyizere mu buzima bwanjye, agasinye ko sinyeretse nizera ko nibindi zabikora. Ndavuga nti ntacyo Mana, niba ari zanzozi wa confirmaga ko hari igihe kimwe azagenda ndabyakiriye, aka gasinye unyeretse kampaye ibyiringiro. Ndavuga nti ntacyo n'akakaramaze, hari igihe kizagera igitondo kimwe hamubona agenda n'amaguru. Uko mbivuga numvaga ari ibintu bizaza mu nzagiye kuko nari naramaze gutuza, nararambije, narakiriye iby'Imana izamba. Bukeye bwaho rero hari ku cyumweru, uziko amateraniro aberaga mu rugo, abantu bose bateranira iwabo, ninjye wari utahiwe kubwiriza mu rugo. Ndangije kwigisha ijambo ry'Imana rivuga ngo ninjye muzabibu w'ukuri, Imana ishimwe cyane. Namaze kuryigisha, ndangije ndimo gusenga, rero nsengera gusoza ijambo ry'Imana rimaze kwigisha. Wa mwana arongera yarateruwe n'umutonto wabaga mu rugo, ava ku bibero bye, yo amagufa arongera arakomanga kwa kundi kwa mbere, biravuga. Bivuze bo bahita bakanura barareba, ariko genda ndimo gusenga mpumirije. Arongera umwana arahaguruka ava ku bibero bye aragenda afata ku meza. Afashe ku meza numva bariyamiriye bose bavugije induru, nanjye uko nari ndimo senga bita nkanguka nikanze nyine. Nge mu mutwe wanjye nari nishyizemo ko wenda aguye, kuko twese twamuhozagaho ijisho, buri wese ahoraga afite susiye, numvaga aguye nyine. Bita nkanuye sanga afashe ku meza gutya n'amaguru. Sinihanganye nahamagaye wa muganga wamuvuraga sehashka, umwe wamuvuraga kera mbese. Ndamubwira nti uzi ko wa mwana yagenze? Arambwira ati ntabwo bishoboka. Yaricaye se? Nti ntabwo yicaye, kuko iyo twavuga ngo yicaye twamutegaga imisego kugira ngo adahirima hano cyangwa adahirima hano cyangwa hano imbere, usangaga akikijwe n'imisego. Ati yigeze se yicara wenyine? Ntoya. Yaribyukije se basi kuburira aricara? Ntoya. None se basi yarakambakambye? Ntoya. Yigeze se afata ibintu arahaguruka? Ntoya. Ati ubwo urumva izo stade zose nkubwiye, urumva se bishoboka ko umwana izo stade zose yazisimbuka agahita agenda atarabikoze? Ariko byemere ko yabikoze. Ati ngaho mufata aka video. Nano uko yagafashe gutya ku meza yarakomeje agumaho, arafata nyine arakomera, akajya tureba. Kandi ibintu ndi gukora ntiyabikoraga, ntiyanabikoraga aryamye, ntiyahindukiraga, akajya bikora tureba kandi afashe ku meza gutya. Noneho uko tureba twebwe twarariraga gusa. Imana ishimwe, haleluya. Twarariraga gusa, turavuga tuti tubonye igitangaza. Ngiye numvaga ntazi ikindi kintu kigiye gukurikiraho. Imana ishimwe, Imana ishobora byose. Hari igihe yagusetsa igitondo kimwe ikagukorera ibintu nawe ubwawe utabasha kubona uko wabisobanura. Imana ishimwe cyane. Babarira ngira mu emotion hawe. Nta kibazo. Imana ishimwe. Amen. Ni Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Kuvuga ngo ntiyahindukiraga, yateraga intambwe, ntiyahagararaga, kwari uko gusa yirwaga aryamye, teruye gusa. Kwari uko gusa yirwaga aryamye. Bwari bwo bwa mbere nyine akoze ibyo ngibyo, bwari bwo bwa mbere mbese ahagaze ku maguru y'abiri. Imana ishimwe. Noneho mu mutima ndavuga nti se Mana, ubu se birakomeza, arakomeza ahagarare, aratera intambwe se ari bugende?
mu gihe nkibivuga wa mutonto yararimo amufilima yewe urumva sinari kubishobora sinari no kubibasha atera intambwe imwe ebyiri aragenda ahagarara hariya aho yirengeye twebwe aratureba akoma amashyi nabyo biba ikindi gitangaza Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe ni Imana ibasha gukora ibita cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo ni Imana ishobora byose Yobu yarabivuze nubwo yahuye n'intambara nyinshi z'urudaca ariko yayibonye nk'Imana ishobora byose kandi ayibona nk'Imana idashobora nta muntu n'umwe ushobora kurogoya imigambi y'Imana Imana ishimwe amen umwana yahise agenda atyo ntiyongeye gusubira inyuma umwana atangira kumenya kwiga kuvuga ntiyajyaga avuga papa ntiyajyaga avuga mama byose twari twarategereje Imana turavuga tutizabikora ariko kuko yari yarambwiye ko izahera ku gikomeye mu by'ukuri gikomeye kwari ukugenda Imana iravuga Imana ni umubyeyi ni ukuri ndabahumurije bantu munkurikiye ni Imana ishobora byose ni Imana itagira uko igenza mu bihugu byose Imana irashoboye Imana ni inyembaraga Imana ishimwe Imana ishimwe umwana rero yaragenze umwana atangira kugira ubwenge umwana atangira nyine uko iminsi yagendaga yicuma papa we ntiyari hari yari yaragiye mu kazi hanze tumubwiye ngo umwana yagenze biramurenga aravuga ati murambeshya nawe yari yarihebye ati murambeshya ubu se umwana yageze ati ni mumunyoherereza aka video ke ndebe umva byari bitangaza iwacu byari bitangaza umuntu umwe arambwira ati niba yagenze ko kuwo mwana ati Bibiliya y'abazarizi icyandiko icyo gitangaza kiba cyanditswe muri Bibiliya ati nabyo mu byandike nk'ibitangaza nk'ibindi byose mbashimiye Imana rero mbashimiye Imana yumva gusenga yumva ibyisabwa nukuri nababwiye ngo buri wese icyifuza afite imbere y'Imana wikireba nk'igikomeye kuko gikomereye wowe kiragukomereye ariko ku Mana haleluya ku Mana biroroshye izi ibyo yakora izaho yakora ikibazo cyawe kigakemuka Imana ishimwe ifite ubushobozi bwinshi ndagusabye ngo yigirire icyizere ndagusabye ngo ntucike intege ndagusabye ngo ukomere umutima komera uyiringire komeza uyiringire no kugeza ku mwuka wawe wanyuma najyaga mbwira Imana nti Saduraka na Meshaki na Abedenego barakwizeye baravuga ngo ubasha kudukiza ngo ariko naho utadukiza Imana ishimwe Imana ngo irebe iyo determination yabo iravuga ngo reka mbakize bana banje Imana yacu rero irashoboye komeza uyigirire icyizere hari abantu bajya baremererwa ntago nabaveba akaremererwa agatangira kuvuga amagambo mabi agatangira kuvuga amagambo y'urucantege ati Imana yarantaye Imana yarandetse oya nshuti yanjye ndabizi ubivugishwa n'umubabaro ndabivugishwa n'agahinda ariko ongera uyigirire icyizere nizere ko ubuhamya buzagukomeza ongera uyigirire icyizere humura rwose komera shikama Imana wizeye ntibeshya irakubeshya se ngo biyitware iki ni Imana ahiri ntacyo wayitwara ibyo yakubwiye n'ibyo itakubwiye twavuze ngo ibasha gukora ibita cyane ibyo twibwira n'ibyo ibyo dusaba n'ibyo twibwira n'ibyo wibwira mu mutima utayibwiye irabishoboye yabikora igitondo kimwe izakwitamururira igitondo kimwe uzabona ineza y'Imana haleluya amen murakoze rero ubuhamya bari bwinshi reka dusoreze hano Imana nishima ko twongera kuganira tuzaganira ariko komera shikama yigirira icyizere n'ukuri yigirira icyizere kandi n'ukuri uzayibona igitondo kimwe izaza nkuko nabikubwiye murakoze cyane mubyeyi Imana yakoze imirimo itangaje umuntu kumvishe cyangwa umuntu umvisha ubuhamya ntekereza ko akuyemo ibyiringiro naho ibintu byaba bikomeye naho byaba biruhije ibasha kubikora hari ikintu nkuyemo Imana ifite igihe yagennye ntabwo kijya kirenga ikindi kintu nkuyemo cyane umuntu wavuganye n'Imana naho byatinda ariko bizasohora Imana ishimwe ndakwinginze sengera umuntu ubabaye nk'uko wari ubabaye umuzamurira isengesho ku Mana uyu muntu ufite ikibazo urwaje umwana urwaje umugabo urwaje umugore urwaje inshuti urwaje umuvandimwe umusengera Imana nawe Imana igira ikintu yakora usibye n'uburwayi n'ikindi kibazo uyu muntu yaba afite cyose ndagira ngo mumusengere
imana nawe mutabare. Ni kare mu isengesho. Imana iba ifite imibiri byose, Imana rurema, Imana rubasha, Jehova Rafa, nongeye guza imbere yawe ngushimira, ndagushimye ndaguhimbaje Imana kuko ushobora byose. Uri Imana tuvuga, uri Imana abatubanjirije bavuze, uri Imana abahanuzi bahanuye, uri Imana abanyabwenge banditse mu bitabo, ariko twebwe turi abahamya bw'ibyo wakoze. Uri Imana yacu bwite. Mana ciye bugufi rero, ciye bugufi. Hari bene data bumvise buno buhamya, kandi ndahamya yuko nubwo imitima yabo itembaho amarira warayabonye. Uyu munsi unyemerere mbingingire mbasabire, kuko nabonye yuko najyaga nkubwira ngo Mana, niba hari n'ibyo wibagiye gukora kiri mu nda yanjye, narakubwiraga ngo hari igihe iyo uterateranya umwana mu nda ya nyina nta ruhare rw'ababyeyi, nubwo abantu babyibeshyaho, nta ruhare rw'umuntu uwo ari we wese, ni uruhare rwawe wenyine. Uduha produit fini tutagizeho uruhare. Ndakubwira ngo ubasha kuba wabikora n'ubu yageze ku isi. Niba ufite amapiyese de rechange, niba ufite amapiyese asimbura amapiyese yawe, nta mwana w'umuntu wakwigana ugashyiraho piyese yawe Mana ku byo waremye ku muntu. Niyo mpamvu rero nje imbere yawe. Hari abantu barwaye indwara, abantu bamaze gucaho akarongo ngo ntizikira, ariko ngenda hamya neza ko nta ndwara idakira imbere yawe, kuko ibintu byose bigira amatwi bikakumvira. Aka kanya ndategetse mu izina rya Yesu, izo ndwara zose zigize akaraha kage zikire mu izina rya Yesu. Tanga ihumure mu Banyarwanda, tanga ihumure mu bantu ku isi yose. Ndabizi ubuhamya buzagera ku mpera y'isi. Utanga ihumure mu mitima kandi ukize mu izina rya Yesu. Uracyakora n'uyu munsi, ukuboko kwawe ntabwo kwigize guhera ngo kunanirwe gukora. Uracyakiza uko wari urejo. Haleluya, uko wari urejo n'uyu munsi ni kuri, kandi ni kuzahora iteka n'iteka. Mana ndakwingenze ukora imirimo n'ibitangaza, kandi mu gihe bagitegereje ko bakiriza abarwayi, mu gihe bagitegereje ko basubiza, basaba umutima wihangana, basaba imbaraga z'umutima mu izina rya Yesu. Bagutegereje bihanganye kuko kuza kuzaza. Izina ryawe nirishimwe. Senge n'ibindi byifuzo bindi rero Mana, bindi bitandukanye buri wese yaba afite ku mutima we, ubyumva uri mu ijuru, ubyumva uri mu ijuru Mana, uhesha icyubahiro, ukorere kwiyubahisha, tuzabona amashimwe tugushima. Ndabizi ukunda amashimwe, kandi amashimwe nibyo biryo byawe. Urakoze Mana kubyumvise, kandi kuzabikorera kwiyubahisha. Mubare munini kavuga kuri Imana ikomeye, ibendera ryawe rikazamuka kuri Imana ishobora byose. Urakoze Mana kubyumvise, kandi kuko ibirenze ibyo ntekereza. Mwuka wera, umuhanga mu gusaba, umuhanga mu gusenga, mwuka wera umufasha udukwiriye, nakomeza senge, nakomeza nihirime hitavugwa, abantu bose bakwifuzaho ubutabazi, kandi Mana babubone mu izina rya Yesu. Nyambaje n'ingingo urakoze.